bw'amateka amaze gukora, Beyonce Knowless Giselle ni umuhanzikazi wa mbere ku isi mu mateka y'umuziki. Hari byinshi ngiye kukubwira bitangaje ndetse bidasanzwe kuri Beyonce. Burya akazi ka mbere Beyonce yakoze ni ugukura muri salon de coiffure ya mama we, ndetse ajyaga anaririmba bakamuha tip. Nguko Beyonce yatangiye ku myaka mike yirwanaho mu buzima. Igihembo cya mbere Beyonce yatsindiye yari afite imyaka 7 yonyine, ubwo yarimbanye indirimbo ya John Lennon yitwa Imagine. Ikintu gitangaje nanone kuri Beyonce ni uko papa w'umubyara ari we witwa Matthew yabaye manager wa mbere wa Destiny's Child, ari groupe Beyonce yaririmbyemo mbere ko ahitamo kwiririmbana wenyine. Yasanze isi umubyara yarayubaga amafaranga menshi, ubwo yakoraga amadeal menshi muri company ya management. Icyo gihe Beyonce yasanze ku mafaranga bakoreraga yarabaryaga menshi cyane, ahitamo gutandukana nawe, nubwo nyuma yaje kumubabarira ariko atakibagirwa akagambane yabakoreye. Nguko uko isi ubyara Beyonce yamuryaga amafaranga ari umwana we yibyariye. Beyonce yigeze kurwara agahinda gakabije, depression yaturutse ku byo bamushinjaga ko yari watumye Destiny's Child isenyuka. Icyo gihe yamuraga igihe kinini atarya akifungirana, gusa nyuma yaje gukira uko iminsi yatambutse. Umubare 4 kuri Beyonce aho ukunda cyane, reka mbwira impamvu 4 ayikunda cyane kurusha n'imibare yose ishoboka. Album ya 4 yayise 4 n'ubundi. Beyonce avuga tariki enye Nzeri. Umugabo we Jay-Z avuga tariki enye Ukuboza, ndetse bakoze ubukwe tariki enye Mata 2008. Ndetse umwana wabo Ivy ubona ko mu izina rye harimo Roman numero yerekeye kuri 4. Nguko uko umubare 4 ari nimero idasanzwe kuri Beyonce Giselle. Ku batazi, Beyonce agira allergie ku maparufe menshi, nubwo bitangaje ko mu 2008 yakoze brand ye y'amaparufe, nubwo parufe nyinshi kuri we zimutera allergie. Beyonce niwe muhanzikazi w'umugore wagize nomination nyinshi muri Grammy, aho afite nomination zirenga 79, akagira ibihembo byose hamwe 28. Akumuhanzi w'umugore ufite ibihembo byinshi kurusha abandi muri Grammy Awards. Burya Beyonce hari ijambo yongeye muri dictionnaire ari ryo bootylicious, risobanuye a sexually attractive woman muri dictionnaire. Nguko uko bootylicious ryagiye muri dictionnaire riturutse kuri Beyonce. Ushaka utaruzi ko mu 2009 Beyonce yagize ibyago, umwana yari atwite akavamo, yagize miscarriage. Icyo gihe ari bwa mbere yari atwite umwana we wa mbere. Ikindi gitangaje kuri Beyonce, we na mubyara we bigeze gutunga inzoka mu nzu. Iyi nzoka bayitaga Fendi, ndetse bajyaga banarana nayo. Ngibi bitangaje kuri Beyonce Giselle Knowless Lawson, uyu muhanzikazi. Naho njye gutegura ibi ndi Shema Jean-Luc.